What's up guys? Ngira mwabonye ko video yabanje gutangira, nabanje gushimira abantu banye bambaye hafi muno rugendo majije kugeramo. Sivuga ko nabikoze njyenyine, ahubwo nafatanyije namwe, mfatanya n'abantu bose abe subscribe, mwese bakoze subscribe kuri channel yanjye, ndamushimira. Buri muntu wese ashyizeho comment cyangwa se umuntu wese wagira inama kucyo nakongera muse kucyo nakora kugira ngo ibintu bikomeze gutera imbere cyangwa se byacu bikomeze gutera imbere, ndamushimira mbikuye ku mutima. Gibonye ntabwo nabyishoboza, ntayo byikushoboza ntabonye ubufasha bwanyu. Rero ndabashimira kandi cyane. Hanyuma ko natangiye runo rugendo rwanjye rwa Karera Film, ntabwo nigeze ntekereza ko nzaba umukinnyi wa filime, ahubwo numva ko nshobora kuzaba nahoze ndamubwira navuga muri groupe yitwa Monsters groupe, kandi yari ibizi ifite n'umwanya wa mbere ahubwo ngaha mu gihugu. Rero covid imaje kuza, lockdown itezamo, tubura uburyo bwo gukomeza kubyina cyangwa se kujya ku ma stage ko ari byadutungaga, dufata umwanzuro kuguma mu rugo nyine nk'abandi bose. Ntabwo twari burenga amategeko ya leta. Hanyuma ngira ngo nibwo natangiye gukora video ya mbere ya TikTok, abantu babona ko nabasha kuba nakatinga nkagira tele ko actinga. Hanyuma rero nagiye mfashwa abantu babaye mu rugendo rwanjye, nashimira mbere nashimira Imana, kuko Imana itaza kuba naho nari bugere. Imana ni ya mbere. Kabiri nashimira umubyeyi wanjye nako ababyeyi banjye muri rusange, be mama be papa bashyigikiye, nta n'umwe yigeze unyereka ko atari ku ruhande rwanjye, baranshyigikiye. Cya gatatu nashimira abandi bantu bo ku ruhande, abafana ba nyine, abantu banyizereyemo nyitangira bati no mpita ashobora kuzatera imbere, ashobora kuzakunda, ndabashimira. Nongera ngashimira ndashimira Zaba Demisetko kuko yagize urugendo rwanjye arurimo kabisa, kuko nabaye muri Demisetko mbanamo n'abandi basane bandika baririmbaga, benshi murabazi bayibayemo, ngorana n'umutipe witwa Jacques, dukorana comedy kuri TikTok turi babiri, twigana abapasiteri, twambara urukweto rwacitse, benshi murabizi. Ngashimira Platino nawe yagize uruhare mu rugendo rwanjye. Ngashimira ni benshi kabisa. Ngashimira ndabo Platino, ngashimira na ba makanika nagiye muri nabo, n'abantu twanye muri no rugendo rwanjye rwo gutera imbere, nta bantu nyine bambaye hafi. Ngashimira Ganza Films kubera ko niwe muntu twakoranye akabasha kwereka abanyarwanda ko nabasha gukina film, amba hafi. Abenshi bajyaga bamara kuri Ganza Films, ibyo nakoraga byose mwarabibonaga kuri Ganza Films. Ngashimira Press Vision naho nabaye naho hagize uruhare muri kariyeri yanjye, ndabashimira cyane kabisa. My brother Director Ricky nawe yagize uruhare muri kariyeri yanjye. Ngashimira n'abantu bose twabanye bose, ubona navuze natigeze ko namwibuka, ni benshi kabisa, ni benshi cyane bagize uruhare
muri no kariyeri yanjye, abo bose ndabashimira. Gusa by'umwihariko buriya iyo umuntu yinjiye muri kariyeri akabona yakiriwe nabi, nanone bimusubiza inyuma cyangwa bikamuca intege mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko mbere na mbere nanone ndabashimira nkamwe bantu mundeba mwakoze subscribe, tera comment, mwagize umutima wo kunyereka ko muri ku ruhande rwanjye mugakomeza kumfasha. Ngashimira nanone n'umuvandimwe wanjye witwa Maniga Charles, mugende mukore subscribe kuri Anet TV show, mukore subscribe kuri Anet TV show, nawe n'umuvandimwe wanjye wambaye hafi bwa turi batoya dukorana, umuntu nagiye ngira inama nyinshi cyane z'ubuzima nyine z'uburyo nateramo imbere, akamwatisha wakora gutya wakora kuriya, nawe yumva ari kumushimira mbiza ku mutima, ntabwo nigera byibagirwa, aho najya hose nzaba mushimira. Ngashimira ni benshi abafana banjye cyane cyane muri rusange, kubera ko uburyo mwankunzemo nibyo byanyeretse ko bino bintu ndimo nabasha kubikora. Iyo ntaza gushyiramo imbaraga ngo muri bino bintu byari burangire ndi hasi. Mwanyeretse ko muri ku ruhande rwanjye, ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Ngashimira n'umuvandimwe Nyakso nawe kabisa yangiriye icyizere tukorana muri project. N'umuvandimwe kabisa n'umwana mwiza byatari, ndamushimira. Ndashimira abantu benshi ko n'abantu benshi bagiye bajya ku ruhande rwanjye kugira ngo abanyarwanda bashe kubona isura yanjye. Harimo Bruce Melody, yabonye ko afite talent active kuri TikTok, amurisha mu ndirimbo ze Ikinyafu, Katapira, Cerebra, n'indi yitwa Ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe urumva ni indirimbo enye, kandi umuhanzi nk'uriya ku rwego rutangaje nyine uri hejuru, yakuretse abanyarwanda bagakurikirana bakabona isura yawe, abafite itafari n'abashyize ku rugendo rwawe. Nkongera ngashimira abahanzi, mbere na mbere nkanashimira abadirector bagiye babona ko nagira icyo nageraho. Mbere na mbere ngashimira director witwa Meddy Saleh, you are my brother, respect you, ndakubaha cyane kabisa, uri hose wumve ko bihoza ku mutima, kandi n'ubu ngubu tugikorana. Ngashimira undi mu director bita Bagenzi Bernard, Yohana kabisa, wumve ko Yohana ngoza ku mutima, kubera ko na n'ubu ngubu by the way akima akazi tugikorana tukibana, abe na Meddy Saleh bose. Nkanashimira Director Faizo, nawe ni umuntu Yohana twakoranye muri project agasusuruko, twamaze agasusuruko. Nkanashimira n'amakampani agiye ngira icyizere cyo kuyamamaza arimo Rwanda Form, MTN, Airtel ihuza na MTN yitwa project yitwaga MTN, twakoranye project yitwa Agaseke. Ifashe nakoranye na Airtel na MTN. Nyine that's why mba nicaye nkavuga n'amagambo, nuko matsubije amaso inyuma nkavuga na ese ubundi you never know, ntabwo umuntu abazi what's going on, ntabwo umuntu abazi biri imbere, ntabwo umuntu abazi ese. Ariko biba byiza gushimira umuntu akiriho ukimubona, ugashimira abantu ukibabona bagihari, ari byiza gushimira abantu utakibabona. N'abantu benshi nkanashimira, ni benshi ba Karimu niwe muntu wa mbere wamfashe mu biganza bye ndi umwana nyigisha kubyina. Moses Dance Crew, ba Regis Kofi, ba Merari, ba Jarike, ba Ivode, uwo bita Mando, ni benshi n'abavandimwe banjye benshi twabanye. Nyine n'abantu bagiye banyereka ko bari ku ruhande rwanjye dufatanyije. Ariko ahangaha ngeze ahangaha hari ukuntu wicara gusubiza amaso inyuma ukabona ahantu ugeze atari ku bwawe, ahubwo ari kubera Imana.
ndashimira Imana mbikuye ku mutima, nkashimira n'abanyarwanda mwagira icyizere. Subscribe mumaze gukora man, bibaho gake ko umuntu yafungura channel itaramara n'ukwezi kuzuye ukabona uje sabe mu 10 nta projet nyine ivuga ngo ya filime ifatika washyizeho, ariko ikigeze k'abanyarwanda nyine muri ku ruhande rwa nyine hari abantu bankunda kandi banyizereramo. Inama nako ijambo nababwira cyangwa se icyizere nabaremamo ni uko ntazigera icyizere mwangiriye ngipfusha ubusa cyangwa se gifatanwa giciriritse. Muzakomeze kunshyigikira, ibyo nifuza kubakorera ni byinshi, ndifuza gukorana namwe byinshi, ndifuza ko nagera kure ndi kumwe namwe, abo twatangiranye ndetse nabo narabaniye nabi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mumbabarire abasaza babizi nabo ndi umwana mubi. Nabo nifuza gukomeza kubana nabo, kwanjye ndifuza gukomeza kubana n'abantu bose cyane cyane ababishaka. Gusa we abona mfite abana hemukiye, mumbabarire ntabwo bwari ku bwanjye. Gusa umuntu ashobora kuba yakosa nk'umuntu nyine twambaye umubiri, ariko nta roho mbi cyangwa se umutima mubi nabivuga. Ndifuza gukomeza kubana namwe, gufatanya namwe, kuko aho maje kugera aha ngaha mwanyeretse ko muri ku ruhande rwanjye ibyo bikenera imbaraga zo gukora cyane, kandi abizeza ko ntazigera ncika intege. Nzakomeza gukora, nkomeze nkore mu gihe mukindi hafi no mu gihe Imana ikinisha ubuzima ikishyigikiye. Ndabizeza neza ko buri wese wagize choice yo kunyizereramo atazigera mutenguha mu gihe nyiriho. Kandi ndabashimira mbikuye ku mutima abanyarwanda bose muri rusange, yaba abakoze subscribe n'abatarayikoze. Gusa nyine utarayikoze ndagusaba mbikuye ku mutima, uramutse uyikoze ntacyo byaba bitwaye, no gufata kuri phone yawe ugakanda kuri subscribe, ugakora akazogera, ukajya unyirebera ntabwo nkora ibintu bibi cyane. Gusa no gutanga inama biremewe, aho ubona muri ibintu ntabwo umuntu aba yihagije ku giti cye, umuntu akeneye inama z'abandi bantu kugira ngo abashe gutera imbere. Aho ubona muri ibintu bitameze neza muri comment nicyo ziberaho, kamana Shalom. Rero gusa bino bintu ndetse no kuri kiganiro cyose kiraho hasi kiraho nimero zanjye, kuba hari icyo ushaka kumusoraho ushaka kugendekera kuri WhatsApp ziba ziriho, even kuri call wampamagara ukamwani Shalom rero hano bora kuze neza kano kantu uzagakosore kandi kagakosora nicyo gusa nyine njye byarandenze. Nimpamvu nafashe umwanya yo kubegera kugira ngo mbashimire, nuko ntabwo bikunze kubaho kubona umuntu nyine yafungura channel like mu byumweru 3 ukamuje 10 subscribers. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nikinyereka nyine ko ndamutse nkomeje gukora cyane, icyizere cyanyu ntagitsindira mukanyizerera. Rero mukomeze kunyiza amaso yanyu n'umwanya wanyu kugira ngo umeze amashimisho, kubera ko ni mwebwe ba boss banjye, nimumvunikira, ni mwebwe nkorera. Mudahari ntacyo naba nsobanuye, ko ni mwebwe nyine nkorera. Bavuga ngo umuntu ngo arakora akishyira hejuru, nta cyatuma numva njye ndi hejuru, mu gihe nzi neza ko abo nkorera ari mwebwe, hari mwebwe nkorera nyine mwebwe mvunikira. Aho umuntu muri hejuru ni mwebwe mwe kubaha cyane. Inama zanyu zirakenewe, support yanyu irakenewe. Ibintu biri hasi, ushaka kongera inama kuri WhatsApp, kuri call wanyandikira ukambwira ibyo musora ibyo nongera. Gusa nyine ndabashimira, mwarakoze cyane. Basi mureke twoze 10 dukora kuri 10 byongera kuri ibi ngibi, tugire sub 20 twongere dukora ikiganiro n'iki ngiki, twose tugire indi migambi dushyiraho
gukomeza kubashimira kandi gusa icyo babwira mwarakoze cyane, ndabizera kandi muranyizera kandi abakunda cyane. Thank you.